rero umukobwa ukora akarere se ntabwo umuzi umwe ufite ubukwe wa mukobwa wakora ariko uri mu iki urimo koga nawe ngo mu iki ntabyo ese Mama Christian. Kuku. Wararembye. Siko nakomanze na uzi umuntu nyakira. Nyakira. Uri muri uru rugo wenyine. uri ndashaka Ko wapfira muri iyi nzu. narembye bane Ntunareba se? oya Iyi miti wayikoresheje ute? nayikoresheje nawe nagiye Basi yicara. Yes. Nese Christian. Christian uzi hano Iyi miti nta kintu usigufasha. nasize imitangaha ndayinywa niba yanyishe None se bigenze n'Imana yanjye. Mujyane kwa muganga se. Basi hari ikintu wabashije gushyira mu nda. umugongo we ayiwe Wariye. oya ariko Uru rugo harimo ibiryo se ubu ngubura. Christian yasize ngo bisi Ese ubu yasize urembye gutya aragenda. ntabwo mbishaka ahubwo Umuhungu wawe. Reka ndebe ko hari ibihari. ndetse gato reka ko Gerageza ibyo. Aranga yo muri iyi minsi isigaye ikaze. Ngaho icara egamaho aho ndaje. Ndebe ko hari ikintu kiri muri iyi nzu. ugerageze Ndabona bihari. cara hano cara Gerageza utamireho. bandume Iyi ko miti irakaze. ako mazi nsome kudukeya numve umutwaranyije sinzi ukuntu byanjye Mbona warembye. ntabwo mbizi pe niba ari imiti yanyishe Iyi miti irakaze noneho kuyinywa utarimo uyu urarya. mwana we uyu mwana igihe agendeye Umwana wawe nawe rero umwana ko ntacyo yasize atetse. ugiye kugura Urashobora kwirisha se? ni byinshi cyane nawe Kareka. Ntabwo ari byinshi ntabwo gerageza. birenga hano Iyi miti yawe urimo uranywa irakaze. Ntabwo wayinywa utarya ngo bishoboke. Reka tugire vuba vuba. Utu twonyine Mama Christian mbabarira urya ntabwo urwaye. ntabwo ndi N'utu umwana twonyine. ndi umuntu mukuru pe Yego none se ko urwaye. Utabasha uranywa imiti utarya. Sibare rwose wakoze Imana bumugisha n'umubyeyi ntacyo mu bintu byose naburiyeho ese wowe uyu mwana we araza ryari ngo menye ibyo ari byo Ndagusiga umeze gutya. Wamutumye he? yambwiye yuko nyine harabona amatumye arambwira ngo aragiye ariko ugafite ibindi yaciye muri ya mwana ariko uzi ukuntu arangara ariko ko nyine Nta telefone se ngo muhamagare. ntayagira umwana ungana kuri anamugura telefone koko ubwo se byaba ari ibiki ntayo iyo akeneye amuhamagara ku baturanyi cyangwa nagiye mukeneye ariko nta telefone afite Reka Christian ko wagerageje ukarya koko. kuri ayo mazi Watamiyeho dukeya. ahubwo se shaka amakuru ma ku mazi niyo nkeneye ibiryo bireke ibiryo ntabwo ndi uruhinja rugaburirwa rwose byihorere Aha. Urarwara gute se utarya? ngiye kuri ayo mazi niyo nakanyweye aragira icyamara Nta n'umuntu uzi kuguhereza amazi. ukomeza Nanjye
sinzi ukuntu uvuze ngo reka ngere hano nkurebe uko umeze nanyweye imiti nanyweye izo ntuza zigabanya ububabare nta wapi nta kintu na kimwe gishobora ntacyo biri kukumarira ubu se byiza si uko wasubira kwa muganga gasubirayo araza ryari ngo akumfashe ko ntabasha kukwicaza no kuri moto nta kibazo mbese iyo miti nanyweye ntishobora kugira ikintu iza kumarira ndabona ukuntu urembye nta kintu birimo biragufasha wajya kwa muganga bakaguhindurira kungaburiye kandi wanze kurya kandi nurwara utarya rwose nta kiri buvemo kimwe kirahagije kuko buriya ikibi ni uko byaba bindibutse ariko buriya ndaza kongera ntabwo ndi umwana ni ukuri ndaza kongera gerageze n'umugabo watanze udufaranga twimbwa dukeya mani umuntu yaje kurya akaza atananahaze none ndebera umuntu umwana inzara nyinshi asohoka mwana wanje kuko ibyo bizavamo ubukungu kubona biteye n'iseseme cyangwa nahwereye oho kandi nkomeje kujya karenga ijana ngo ni umugongo napfuye nakusubirangiza byabo nawe bukari byo nari ndi kuvuga ubu ukabona none bwo buriya kuko ibi nabyo nabundi yarabikeneye ariko ndambara ibi ni iby'abakiri batoya ngaho niyo uri kuvuga gutyo noneho njyewe ndi wakumva ugenda ngashaka no guhirima ubwo guca ni ukwisi unasunika biri kwanga sijya ubona saa 11 igeze njyewe abasha burya muraza mugahita mwiyicarira uwo mucanga muri burangiza kuwutunda mwebwe muraza mugahita mwiyicarira burya ubwo muraza guhembesha mu kanya kuva mu gitondo mutundira umucanga none mpaka n'aya masaha ntabwo muhaguruka mu telefone bose munda barushye abarushye iki muvuye muri bose bose ari amafaranga baba watane ndaga bahagije bose si wowe wihitiyemo akazi ni wowe wahisemo akazi maze kutari umufundi ngo ndaguhemba nk'umufundi kutari umufirayeri ngo ndaguhemba nk'umufirayeri wasabye akazi k'ubuyede uri umuyede ugomba guhembwa nk'umuyede abandi ko bataraho binuba agaruka abandi batari kwinuba ariko umuntu inzara ibiri ku mujyi mu nda aba yaburaya wagiye uhaha byinshi n'utu dufaranga two muri saa sita bose mu nda aba yarenguye umwana wanjye dore nde yenda no gucika ubundi ni wiha kurya amakaroni ukiha kurya imiteja n'amakaroti n'ibiki byose akazi none bigusaba imyumbati bigusaba ibijumba ibintu bikomeza amafaranga twari tugakeneye pe wanaranakoze kukaduhereza ariko urivumbuye kandi ishansi igiye kurangira oya turagerageza nawe ntabwo ubivuze ngo ishansi yose ugiye tunayivanga se mama Christian ibiryo ko bikunaniye koko urabasha iki reka nkubwize ukuri ndumva nta kintu ku mutima wanjye nkeneye pe ariko ibiryo Christian yagutekeye we yakwikizaga yari arimo ashaka kwigendera Christian wawe se wawirukanye ntabwo ari iby'umurwayi rwose birakomeye uba wiruka yakora iki wa muntu ubwo ntabuze abana yajyanye nabo bamuhamagara buri mwanya ubu se wabasha iki wajya kugushakira imbuto ntiwagerageza ubu ntabwo nabakuguye oya reka njya kugushakira imbuto nze turebe sibyo ngaho nta kibazo ariko no kuri simvugo rya ndumva nta kintu nkeneye oya ntacyo byose ni ukugerageza urarembye pe uburuke ryamwe wenda Imana irankorera ibitangaza aya wowe uri uragumura umwana wawe uri uramubuza akazi yari agashoboye akiri mutoya iyi Kigali muzayibamo ubu uraza gusanga no kwishansiye abantu bose bababwiye wabagumuye ibibazo byabaye ibibazo nimba warahise ngiye utangira akazi nakubwiye amafaranga kwa duhembo ayari urabyemera ufite amoko ubuye none umunsi wa 4 wa 5 urananiye ikibazo nta dufaranga dukeya two kujya muri saa sita ubyibutse none kandi utari warabyibutse mbere yuko usaba akazi wagasabye kubera inzara ubu urahaze rero gendo narinzi ko kameze guca kandi iyo nza kuba mbaze none ubuyede wumvaga ari iki ni ukwikorera iki urabahute muri Kigali bahute se none ubwo umuntu yakira mu hepfo imeze guca rero ngo uyu mwana wanjye ukuntu ko yabaye akazi agomba gukora akazi ariko ndokavuze nk'umuntu agakora ari kubona udufaranga dukenya burya narebaga impamvu mutinda burya muraza mugata mwicaye kandi abandi bakambwira ngo murongo urakora kandi muricaye muraganira mu ndabe yarushe uba warushye kandi uvuye muri pause Mose si yakarenga zikamye reba ngo uyu mwana wanjye ndagupfa uyu namugira inama yo kujya turagerageza
turagerageza ndamugira inama yo kujya muri mina byibura ajya afata igihumbi akibike mu kimina igihumbi waba uri gukorera icyabiri warangiza ukabika igihumbi ukajya 200 mu gitondo na nimugoroba ubwiye mibare bose urukumva yashoboye ibijumba n'imyumbati nibyo bikomeza za kawunga ibintu nk'ibyo ubwo uragenda rero kugira umusimu ukajya kurya indagara udukaroti uduteja utuntu turi aho ngaho tunyerera mbere twinjirira mu buzima twinjirira mu buzima kandi nk'ubwira twajya n'ibitogi ibyo ni ibyacu ibyo ni ibyacu uriho umbwira ngo urashonje kandi n'abahaye amafaranga hanyuma ubwo mugiye gukora iki murakomeza mukora akazi n'iyi minsi muraza cyangwa mugiye kubyihora njye ntabwo ningiga abakozi bose natwe ndagaruka kugira ariko turakora ariko nayo mafaranga wongereho wantu dufaranga ni dukeya azatwongera erega na nyiri inzu ntayaba yanyongeje mba napatanye kandi abayide ntabwo nzaba hano baruze birwa baza kunsaba akazi mureba ni uko rero kugira impuhwe n'umuhungu wawe gusa dufaranga ni dukeya ari guce nimba utazatwongera ahandi mafaranga mukomeze mutunde imicanga saa 11 zigera mutahe ahubwo icyo ni wenda wongera n'utongera tuzaza tugashaka ntabwo nongera ntabwo tuzaza gukorera n'abandi ahubwo tugenda amasaha yawe yarangize tugenda tujye mu kazi turebe ko tugasoza ntabwo ngeze amafaranga mukumbara twagenda muri wana nakoze no kudakaza ariko mugire vuba ahubwo ngiye kwicara aha ngampa ko umucanga wose muwuzanye ni kwa farao twaba kiri cyo kujya mu hefi ya wigenda witotomba wigenda witotomba amusezerano hakiri aragira ngo yapfuye agiye kubyizanira mama ngo Kristi karame mama umwana we nawe urananiye yasomeza kubashanye rwose ntaye mu nzu nyenyine Charine mbwira abahungu batunda imicanga baze bayitware vuba vuba bayirangiza hakiri kare n'ibitabo byo ngibyo ndabakata bagire vuba vuba nibaza bihuta twasangira se basoma abanyarwanda muvuga ngo umuntu ataje gusoma ngo muragira ngo barabaroze wowe uri no mu kazi uri no kunywa aho neza ntaho rwose sawa akira gusoma murakoze cyane tunaganira ariko sigiza ndicaye ko ndi kwihuta aya kuganiriza umuntu se bisaba akanya gatoya iminsi maze ahangaha naragukunze ariko maze kubona inshuro 3 tabimbwiye kubwira se nakariya kazi kawe n'abagabo urebye nabi gakeya abafundi bahita bicara n'abayede no mu kanya maze gutongana nabo abazanaga umucanga bari bicaye gusa bari aho barambije bari baseka ntacyo mbwira se nkaza nkakuganiriza soma nta kibazo akazi kawe kaba kameze neza eka kazi se yewe n'uwakisa akazi yapfuye katakarangije kadashize karagira ku nyota karakonje ngo bakwita nde Mutoni uraza kuma kanimero kawe dore ntuye hirya aho ngaho ariko nushaka uzaze kumusura ndiba nariye subona nariye ntabwo nariye nk'ibyananiye siko nasize ntetse neza ndakunanije iki byakubyara ndabitangiryoshye mama ntabwo birya ntabwo gikareka kakaje nariye kandi rero urumva gusa biragenda bite ntabwo birya rwose kakubwiye ntabwo nariye yewe miti ntakeneye mariya ndabona irimo kuturushaho kuguma ndemba ese nde wabikuzaniye hano mama
umukobwa umwe witwa Vanessa rero abaturanyi bacu yaje aha ngaha rero umukobwa ukora akarere se ntabwo umuzi umwe ufite ubukwe ya wa mukobwa wakora ariko uri mu iki urimo koga nawe ngo mu iki ntabyo ese yaje itagenda ibyo ni iki yaje itagenda ariko baragaruka naragukunze namukunze Bwira ngo kuko mu buzima ashwi. busanzwe. duhuje ikibazo na ngize amahirwe umuntu nkawe ngize amahirwe ahantu nari ngiye kuguza umuntu amafaranga ariko ntabwo nari nizeye neza ko ari angahe se ibihumbi ijana ibihumbi ijana two twonyine siko nakwemera n'abafundi simbahembe kazabahembe ejo nibyo pe waba ungiriye neza ntabwo ijana ijana dukeya aho se ndwana reka ndebe telefone nyaguhe eh mobile money nta kibazo ndahita kanyaguhe rwose ijana ariko ryonyine urangurira n'akandi rero ndumva mfite icyaka kamwe se ariko ku mugoroba nidangiza akazi aho ni sawa 7 3 9 karindwi 9 karindwi ubonaho umutoni wase ijana yego so ndengereza aho yo gukata kuko nari Biraga bitanu se? oya niyo washyira 110 nta kibazo nkagura n'amavuta yo kwisiga kanya tubona nyuze nyaka n'amavuta mwa itwaye iki se ko ngiye kuba uwawe nabyohereje reba message eh ubwo ako uzaze kunsura mu rugo urakoze cyane merci mu rugo ni hafi ni hano kabisa wabuze kunsura amafaranga y'abato tuyafite nta kibazo urakoze cyane pe nta kibazo gihari none umuntu ugukemurira ikibazo No. cyakora agace kuri iki ego ubundi burya katari amagara bajya ku isoko ko numva birenze ego zaze no kunsura mu rugo nzaza ndibana no kwimana nzaza Bagenda. ahubwo ma nimero yawe neza kuri iyo uhaye umuntu amafaranga ntago ayibona cyangwa uze kumpamagara